abakunda ijambo tugiye gusoma aho byatangiriye. Ubwo ni hehe? Mu itangiriro. Dusome ibice 21. Turasoma duhereye ku murongo wa 14 tugeze ku wa 17. Itangiriro ibice 21. Dusome duhereye ku wa 14 tugeze ku wa 17. Aburahamu azinduka karekare yenda umutsima n'imvumba y'amazi n'imvumba y'uruhu irimo amazi, abiha Hagari abishyira ku rutugu rwe, amuha n'uwo mwana aramusenda. Avayo azerera mu butayu bw'i Berisheba, ya mvumba ishiramo amazi, arambika umwana munsi y'igihuru cyaho, aragenda yicara amwerekeye, amuhaye intera nk'aho umuntu yarasa umwambi, kuko yibwiraga ati ne kureba umwana wanjye apfa. Yicara amwerekeye, atera hejuru ararira. Imana yumva ijwi ry'uwo muhungu. Marayika w'Imana ari mu ijuru ahamagara Hagari aramubaza ati, ubaye ute Hagari? Witinya, kuko Imana yumviye ijwi ry'uwo muhungu aho ari. Haguruka byutse umuhungu wawe umufate mu maboko, kuko nzamuhindura ubwoko bukomeye. Imana imuhumura amaso abona iriba, aragenda ayaramiza umuhungu we. Yego, imuhumura amaso abona iriba, aragenda avoma amazi yuzuye ya mvumba ayaramiza umuhungu we. Nuko Imana ibana n'uwo muhungu, arakura atura mu butayu aba umurashi. Abantu bo mu butayu bw'Iparani, nyina amusabira umunyegiputa kazi. Yesu ashimwe. Ndifuza yuko muri iki gitaramo haboneka isoko, haboneka ikidasanzwe. Haleluya. Niba mwasomye mwumvise ko Imana yatoboye isoko hehe? Mu butayu. Uyu ni Aburahamu, yarashatse nk'uko twese dushaka, ariko we ntiyagize amahirwe yo kubona umwana. Mu makuru mfite yizewe nuko yarashatse arenza imyaka 90 atarabona umwana. Ngewe icyo ngiki Imana yarakitsindiye, ariko mu bigeragezo bikomere bikubita uwize bigakubita utarize, no gushaka ntubone umwana, ntubone urubyaro. Aburahamu ashaka Sara hashize imyaka myinshi, hirya ya 50, hirya ya 60, hirya ya 70. Sara abwira Aburahamu atese, ko mbona ngewe na monopoje, wowe uzapfa gutya? Undi ati mbigenze nte? Ati hano hari umukobwa w'umuja witwa Hagari, ukwiye kumushaka h'umwana, ntuzapfe gutyo. Mu butayu umuntu yibagirwa icyo yavuganye nayo. Mu butayu umuntu yibagirwa ko Imana yabitondetse ku murongo. Uyu munsi, uyu mugoroba ndaganira n'abari mu butayu gusa, abandi ubwo nimushaka mwitahire. Ubutayu ni iki? Ubutayu ntabwo ari ahantu hatagwa imvura. Mu butayu nta n'uguha invitation.
arinda guha invitation kwigura 1000 akabona ntuzamuha na 500 araguhiye iki? Abadahabwe invitation mwihangane muri mu butayu. Ejo bundi madamu yarazitondetse zarenye, atese ko ndeba zabaye nyinshi turazigira gute? Ntizihorere zizi. Igihe twari mu butayu hari nimwe wabonye? Wenda umwe uzamuhe 3 undi 5 undi bingahe, ariko bagende bagure jibamo zireke zizi. Mu butayu ntawe ugutumira. Iyo umuntu ari mu butayu wa Umurengwe wa Anniversaire ntago ubaho. Gufeta Anniversaire mu butayu ntibibaho. Hanyuma buriya Sara niwe wasasiye Aburahamu, aramubwira ati rongora uyu mukobwa utazapfa gutyo. Aramusasira. Aburahamu baryamanye n'uyu Hagari w'umuja amutera inda. Bukeye arabyara. Dore ke yabaho umugore wabyaye, reka nitangeho urugero. Iyo wanjye yabyaye nshaka inkoko y'inyarwanda nkayitogosa. Wabyumvise sha? Utogosa inkoko y'inyarwanda ugashyiramo amazi make n'ibirungo byinshi bya gihanga, ikabanza mu nda y'umugore. Isombe hafa, agatoki kadakomeye cyane koroshye. Wabyumvise sha? Waba wifite superi hafi aho ngaho azambara avuye ku kiriri, ukamuca inzara. Murumva ntagerageza? Murumva ntagerageza? Subwo muzi impamvu abantu babibyihebe. Burya bitangirira mu nda. Uriya muntu uri mu nda burya bayumva. Niyo mpamvu hari uzasanga mu biro ubone nta kintu kimushimisha kibaho. Niyo mpamvu bamwe babyara baburakari kubera iki? Se yakubise umugeri kunda umwana arimo. Ise yamwise ikigorya mwita igicucu umwana arimo. Byose ababyumva. Hanyuma abonye ke yabahaye umugore wabyaye, Sara ati Aburaha birahindutse. Namanitse agati nicaye, none ndabona ngiye guhaguruka. Kurisha no hano. Aburahamu atese ko ari we wamusasiye, ko ari we wampaye uburenganzira. Ubu rwose umpoye iki? Undi ati ndakwiyamye ndi umugore w'isezerano. Imana igenderera Aburahamu iramubwira ngo ntubabaze Sara, wari wavangiwe. Senda ishoreke n'umwana wayo. Aramusenda, ariko amuha ibyo kurya, amuha amazi yo kunywa, amuhekesha umwana. Aramubwira tugiye kugenda mu butayu urugendo runini, Imana izabane nawe. Ngo aza kugirira ikibazo mu butayu bw'i Berisheba, imvumba cyangwa ikijerekani yamuhaye cy'amazi kirashira, umutsima yamucumbiye urashira, ubutayu bukiriho. Abari mu butayu mukomere. Ndajya nitangaho urugero, ejo mutazavuga ngo hari abandi navuze. Nigeze mba mu butayu, mfata kredi y'ibihumbi 30. Nayifashe mu rwego. Ibihumbi 30. Twari abantu 10, buri wese ari ingwate ya mugenzi we.
twishyuraga 1000 mu cyumweru tugashyiraho ubwizigame bwa 400, ubwo ni cyane. Nishyura ibyumweru 3, icya 4 kirananira. Itsinda ryose ry'abantu 9 rimanukira icyarimwe, bati wapokese ibintu byo mu nzu tuje kubitwara. Mbaza ngo batwaye iki? Batwaye uburiri naryamanagaho n'umugore, matera, batwara na radio kasete y'umukara yari aho ngaho. Ubutayu murumva nta rimbugezemo, aho umuntu abura 1000 mu cyumweru kimwe. Inkuru zirahita bati kwa EDOUARD bahatwaye uburiri, ntabwo tuzi icyo ari buryameho, mubagarire yose, mureke guca imanza. Umuntu wantabaye ni umusiramu witwa Saidi, aza kundeba ati niko muroko, nti byagenze bite ko numvise amakuru, nindi mu butayu uburiri babutwaye batwara ni radio. Ati wallahi wa kibara, ubwo se muraryama kuki? Nti ku ikarito cyangwa ku musambi? Atoya, abagore nabo kubaho, abakuye uburiri bw'umugore bakabusasura nabo banza ari inkunguzi. Uri mangahe? Ndimo 30. Arayabara yose uko yakabaye 30, arayampata igendo yabashyire, hanyuma uzana uburiri usasira umugore. Uwo muntu si mwiza? Ubwo murabaciraho iteka? Ndagenda ngerayo, numva bari kumvuga, mba ndetse kwinjira, ndabanza ndabyumva, batari kuriya murokore ko ataturwanyije, ahandi ko banadukubita, buriya ntituba twihanganye. Ndabyumva, ndinjira, bati kuje, narinje kubasaba akantu, batesa kaye, nta mafaranga mwampaye, Imana ingiriye neza ndayabonye, none nagira ngo nyabahe murebe undi muyaha acuruze, ngewe mumpe uburenganzira njye kwivugira ubutumwa, ubundi Uwiteka azankura mu butayu. Mbona ababyeyi bararize, barayemera. Perezida w'itsinda ati nta kibazo ndayakira, nuko ngiye guterura matera, batoya nitwe twayizanye turayisubizayo. Ntibanyubashye? Mbega ubutayu umurimo we! Ubutayu umuntu abwambariraho amarineti, ubutayu umuntu abwicarana mu ntebe mu rusengero, ubutayu wabwicarana no muri banki kandi uri mu butayu. Ubutayu umuntu yaburirimbiraho akabubyiniraho kandi ari mu butayu. Mu butayu umuntu ashobora kububamo kandi akomerewe. Abari mu butayu mukomere. Mwaje amazi arashira, umutsima urashira, ubutayu bukiriho. Burya babanza kuvuga ngo watwohereje bya bindi, babanza kubitsinda. Ariko iyo ubutayu bwabaye burebure, aravuga ati ariko sha umbereye mu nzu warayubatse, ishyura cyangwa usohoke, gira vuba. Ubutayu buba bwabaye ubutayu. Mu butayu ushobora kwiga abandi bakarotira diplome, wowe kamara imyaka 5 utarajya kuyirotira kubera yo wasigayemo. Nzi nabiza abandi baradefanda bambara ikanzu n'ingofero, bo ntazo bambaye kubera ubutayu. Mu butayu abana bashobora kugucika bakava mu rugo kubera ko ntacyo baharya. Iyo uri mu butayu birashoboka. Ibyo mvuze nibyo biba.
mu butayu abantu barakwibagirwa ntibamenye ko uhari. Mu butayu baguhimba amazina, n'aha hari ayo bayahimbye. Mbega ubutayu we! Ngo ahetse umwana biranga, akaguru ntikafata, akaboko ntikafata, agera kuri standard yo gupfa. Ngo aragenda amushyira mu gihuru cyarokotse mu butayu, aramwitarura, akoma induru ku munwa. Uzi ko hari igihe umujyi ukunanira ukumva washyira urushyi ku munwa? Bibaho, biba ubutayu. Hanyuma ngo yanga kureba aho umwana wapfa, atera hejuru ararira. Mwumva igitangaje, ngo Imana yumva ijwi ry'uwo muhungu, ariko kuki induru yakomye nyina, Imana ikumva umuhungu? Nimwakamenya. Marayika w'Imana ngo aramubaza ngo Hagari ubaye iki? Humura, ibibazo bizashira, uriya mwana nzamuhindura ubwoko bukomeye. Humura. Ngo ako kanya agiye kubonabona hatobotse isoko mu butayu, amazi arirasa. Icyampuye umugoroba hakagira ikintu Imana ikora. Abahanga bavuga ko ariya mazi atari yo yamuramiye yonyine, ahubwo hazamutsemo n'amasamaki. Sibwo mwabaye muti mugira ngo Imana itanga amazi yonyine? Hazamutsemo n'agasamaki, aramira umwana. Abandi bahanga bakavuga ko yarahatinze i Berisheba, kuko hari agapande kazamutsemo umunyu, kandi umunyu ukundwa na bose. Ubwo yaracuruje muri make. Ngo ayo mazi ayaramiza umwana we, hanyuma ngo arakomera, avoma ndashyira mu kijerekani cyangwa mu mvumba, ngo aramuheka. Noneho biremera, barakomeza barangiza urugendo. Igiye kukuramira ntabwo yitaye aho uvuka. Mvugira ngo amen. Igiye kukuramira ntabwo yitaye ku magambo menshi bakuvuze. Nyakira ngo amen. Igiye kugukura mu butayu nta kintu iri bushingireho, irihagije. Ariko ubutayu bubaho koko? Bubaho? Bubaho? Ubutayu bubaho? Mbega ubutayu ukuntu bubaho. Iwacu hari umwana w'umusore yakijijwe wenyine mu rugo, baramuca. Agira abakuru be b'abasilamu baba hanze. Umwe akora muri banke mondiale, banke y'isi yose. Uwo muntu ntakomeye, ahembwa hejuru ya miliyoni 10 ku kwezi. Afite mushiki we atunzwe n'umuzungu, bafite inganda nk'eshatu. Uruganda rumwe, uruganda rwa kabiri, uruganda rwa gatatu, n'abandi. Hanyuma rero yarangije ka segonderi konyine. Ubutayu butuma atabasha kogosha ubwanwa, ubutayu butuma atunga ipantaro imwe, akarya ikirindazi cya denjiga, ubutayu butuma asuzugurika, aragenda arakubitika. Dusenze Imana iramubwira ngo mwana wanjye, ngiye kugukura mu butayu, isi yose izahurura,
ize kureba ibyakubayeho. Kurikira amakuru wumva aho Imana yanyuze. Yabonye umukobwa mwiza wo mu mbyeyi, aragenda aramutereta, umukobwa aramwemera. Aramubwira ati ariko nubwo nkwemeye ubanza ni inkugezi iwacu, batazakwemera bazaguca amazi. Undi atoya mfite Imana. Amugejejeyo baramureba batumva sha, niba ushaka gutwara uyu mukobwa bitarenze icyumweru kimwe uzabe watuzaniye inkwano ya miliyoni. Uzayibona? Ati nzayibona. Genda ushake miliyoni hanyuma uzaze. Nta n'urupfumu yari afite, yari mu butayu. Aragenda ajya gusenga, yiyemeza gusenga amasengesho y'iminsi 7 kugira ngo ku munsi wo gusoza azajyana inkwano ataza ahantu yaturuka. Yari ameze nka Hagari mu butayu bw'i Berisheba. Arasenga. Ku munsi wa 5 hari ku wa mbere. Ubundi ku wa mbere ntabwo abakozi ba DPR bakora. Turarira gisa, tukaganira n'abana, tukambara sandali, tugahumetsa ibirenge. Ku wa mbere ngewe ku wa mbere nta nubwo nkunze gutwara imodoka, ngenda n'amaguru, ndi muri tize ngira ngo ntazarwara imitsi. Nagenze n'amaguru rero ari ku wa mbere, ndi kwitambagirira ngera ku rugo rwe aho yakodeshaga, mbona inzira arangaye. Yemwe abahano ce, abahano ce. Ariko iyi nzu nta muntu uyirimo. Ndinjira. Yemwe abahano, numva akajwi kavugiye nk'iriya, se sha uri mu biki? Ndi gusenga komeza. Ndagenda mbona umwana arareba nk'urukwavu rukuze. Ubu suri gusenga y'iminsi ngaye? Ati ni 7. Harya biracyabaho? Nimumbwire yemwe abasenga, biracyabaho? Iminsi 7 umuntu ari ku karago. Ubu suri gusaba Imana iki? Ndi gusaba Imana umugore. Cyose sha nge ko namubonye nta senzi 7, ubwo uribabariza iki koko? Nuwa ahantu hakomeye. Uri ku munsi wa kangahe? Ku munsi wa 5. Imana yakubwiye iki muri iyi minsi 5? Haba n'inyoni mu kirere. Cyokoza nizeye ko inyumva. Ntego Mana, nibyo ni ibyawe. Nicyo koza reka ngusomera ijambo ntagusiga gutyo. Nsoma muri Matayo ibice 7 ahavuga ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Ntiyewe sha niryo riri kumfasha, sigara niryo ngiryo. Uragiye se nta kindi kubwiye? Ni ntacyo. Nurabeho. Ngewe umugore naramubonye. Ndigendera. Ndagenda ngenze nka metero 100. Imana irambwira ngo subirayo ugira icyo umbwirira umwana. Nese mvuga iki? Subirayo ndakikubwira. Niyewe sha ntindagarutse. Ubundi se wajyaga hehe? Hari undi muhanuzi wigeze ageraho? Ndamubwira ntuwiteka aravuze ngo aje kugusura gusubize, ariko azanyura hano. Aha se ko nta muryango uhari? Ntitu azaca aho ashaka. Ubu surabona hadakinguye, yazanyuze ku irembo ntoya, azaca hariya. Ntinuwiteka wavuganaga nawe, amena urabeho. Ngaho genda, apfa kuba azaza. Akubwiye se ko ntazase buriya mukobwa nzamurongora? Ku
umunsi wa karindwi asoza amasengesho, araza abona kuryama kuri matera, hanyuma araryama arasinzira, araheza. Icyumweru cyose yari akirangije, Imana yohereza abajura, baraza baviza hahandi natunze urutoki, barapfumura. Ikiradiyo cyiza cy'umusore, agakositimu, agakweto ka congo, akagaze, agaki kose, inzu barayeza, n'imisego yo mu ntebe barayitwaye, keretse agatelefone ka gatoroshi batabonye kari hasi ku kaguru k'igitanda. Aho azakangukira n'umunaniro w'icyumweru n'amasengesho, toka Satani, imyenda yanjye iri he? Dayimoni pfa, iradiyo yanjye iri he? Banyibye se bahu? Arazenguruka inzu yose, agera aho abika utuntu twose, asanga nta na kimwe gihari. Nyina ntabwo yari akijijwe, yari umukecuru unywa iza yose. Aramutelefona ati mama, ndatika mama twamahiri, ubyutse unkasira kubera iki? Ariko koko ubwo urantuka mu gitondo uzi byambayeho? Ndati wabaye iki? Inzu y'abandi bayishenye, bantwaye twose, hasigaye amagara yonyine. Undati gezaho, reka nze nkwereke. Imana ikoresha abazima n'abasazi. Akanze telefone, ahamagaye imfura ye muri Amerika. Waramutse sha? Waramutse wambura musango? Ndati mama kubyutse untuka. Ntagutuka, bucura bwanjye mwanze kumufasha, harya ngo nuko yanze kujya muri icyo kidini cyanyu. Niko ubwo bamusenyeyeho inzu y'abandi, bakaba bamutwaye twose, n'amagara sinzi niba yuzuye. Ubu ngubu murabona bucura bwanjye, harya ngo nuko yanze gutora zana ngo aze muri icyo kidini cyanyu, niyo cyatumye mwanga kumufasha. Henga nze mbavume narababyaye. Iri ni iry'iburyo ryarakonkeje muri 68. Ndakuvuma ndi umuziga bakazi uzapfa. Ndati mama gezaho utamvuma, ndaje ndebe uko mbigenza. Ndati kare kose se. Afasha undi, aramuhamagaye. Waramutse wambwawe? Ndati mama kuki ubyutse untuka? Ntagutuka, harya sha cya kidini cyanyu cy'abarungi musengeramo, umwana wanjye yanze kukizamo, yibera umurokore, none mwanze kumufasha. Niko ubu ngubu ko bamusenyeyeho inzu y'abandi, azayishura iki? Niko ibintu byose babitwaye, yabuze nuko asohoka, yabuze icyo yambara. Ubu ngubu bucura bwanjye sha, henga nzi. Ndakuvuma ndi umuziga bakazi, iri ryarakonkeje muri 70. Ndakuvuma uzapfuta. Undati mama gezaho utamvuma. Yadukira mushiki we, bose arabahetura. Mu minota 20 bari batelefonnye wa muhungu, bati pole sana. Ati mina po, umwe atumva, harya twumvise ngo uri no mu mishinga yo gushaka, nibyo? Undi ati nibyo. Atumva, ihutere butira kambaro, nkohereje udufaranga, hanyuma ubanze urebe iyo nzu y'abandi uko wayigenza, uguremo n'icyo kwambara. Yaramwohereje $25,000. Umufundi wahasanye ni rukarakara 2 yashyizemo n'umufuka wa sima w'igishahuro n'igipande. Hanyuma amaze kuzicakira, aragenda yibikaho akazu ka $10,15 gafite pariseri nziza, avuga ataka nzakavugurura, ubu ngubu Uwiteka arakoze. N'abandi bagenda bamwoherereza, bamufitiye n'impuhwe, bati kandi ibyo bintu twumvise byo gushaka, n'ubundi urengeje imyaka 30, shaka tugufashe.
afashe miliyoni ashyize muri envelope, ahamagara umukobwa. Umva, harya umunsi wa nyuma wo kuza iwanyu uyu munsi? Undi ati bwira muzehe ko ndaza nyuma y'akazi. Undi atese shu, niko shu, hari icyo se wabonye? Niba ntacyo wabonye ntiwirirwa ugera aha ngaha udaseba. Undi ati oya, mubwire ko ndaza nyuma y'akazi kandi ndaza nk'umugabo. Sikiwe ubutayu bwari bwarangiye, ashaka amaso y'inyana, avuganye nayo ati ahantu ngeza ni Kacyiru mu Kiministiri, uramenye ntuze kunshokoza ntararangiza ibyo ndimo, ugiye kuntwara. Aragenda agura isuti y'igipesu kimwe, isuti y'igipesu kimwe, areba kandi gacongo gashyashya, ashyizemo agashati keza, ntiyirwa ashyiraho karavati. Niyo ku munsi w'ibirori abakire barateranye, Kacyiru mu Kiministiri hafi yariye. Arangije bagiye kubona, babona amaso y'inyana n'urujipe ruhinda neza, babona rurinjiye. Umushoferi araparitse, umwana w'umuhungu afata amarete mu ntoki araza. Bamuha intebe isanzwe, bati hari abagiye kureba inka mu ifamu umukamo zifite, hari abandi bari buvuwayaje mu kanya saa 3 z'ijoro, hari abandi bafite abarwayi mu bitaro bajya gusura Faisal, tubwire vuba ikikugenza. Undi ati nari nazanye bwa butumwa mwantumye, hanyuma ubundi nta wisabira nzohereza uza kunsabira. Bati ngaho buzane. Aragiye abuhaye umusaza mukuru. Umusaza mukuru yaje akakira ubutumwa. Nta musaza mukuru uri aho ngaho? Igira hino sha. Umusaza mukuru. Erega ugiye kubonekerwa nawe. Umusaza toya niba barira hangaha, niba yajyane mu gikari, bareba umusore uzi kubara. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Bigeze kuri 700, umukobwa aho yicaye nkari ati aruzuzwa 800, 900, miliyoni ibiruzuye. Bati ngwino tukwereka intebe y'abakwe. Ndasha ibyo mvuze bikugirirweho. Amen. Icarira. Bamuhereje intebe y'abakwe. Urcyo rwose umwana ubutayu burarangira. Hanyuma uwo mukobwa nge nari ntarabona uko asa, ariko yari mwiza. Nuko bati ngaho genda upange, noneho uzajye no mu itorero aho musengera, muzarangwe nta kibazo, uzohereza uza gufata irembo, tuzamwakira, ubu wiswe umukwe. Ku munsi w'ibirori ninjye wari pari. Kandi kuberwa nanjye mubona ko ari ibyanjye ni nka misa ya mbere. Natwaye marene wenyine, umusore nawe atwara umugore we, abafiye doneri n'abandi bagiye muzi nyuma kuko hari imodoka zirenga 60. Burya impamvu mubyiganira muri kamwe nuko ariko kaba gahari. Ariko ubundi abakire nibo bantu. Burya abakire nibo bantu. Bawicaye hariya muzehe, ibyawe ntiwabicakiye. Mbega ubukwe bwari bufite inyama ziryoshye we, ziteye ubwoba.
ubutayu burarangira, bakuru be baramupangiye invitation zakorewe muri Amerika. Hanyuma ubukwe bwabereye muri hoteli Nobleza Kicukiro, uzamuka ujya mu Bugesera, ni hoteli nziza igezweho. Ubukwe buraba, arasagura amafaranga, icyitwa amafaranga, yanze aravugurura ibikitabashwa, ibintu bigenda neza. Kandi ubwo Uwiteka yafunguye bahise bamuha akazi keza. Yari afite ibiro 53, ubu ngubu ageze ku 106. Nibyo biragize. Nta ruhu rudakweduka, burya nta ruhu rudakweduka. Nimubonye uriya muhungu ko ahise ashyira akaguru ku kandi, ntawe bitabera. Ariko ubutayu bwari bwarazonze uwo mwana, data aragenda bushyiraho iherezo. Uyu mugoroba ntabwo mvuga byinshi, ndashaka ko Silas inshuti yanjye aririmba nkumva. Kandi Silas twagiye dukorana ibiterane byinshi, nagira ngo uyu mwanya nze gusengera umuntu wese ufite ubutayu bumukomereye. Mu butayu ntawe ukuramutsa, mu butayu ntawe guha invitation, mu butayu bakwita amazina bashaka, mu butayu bakwita umurozi. Kandi utazi igicunshu n'umuravumba, mu butayu bagufata mu mukwabu. Hari umugabo duherutse kujya kubohoza mu butayu, mu maboko ya polisi, bamufashe mu butayu mu mukwabu. Tujya kumubohoza, batese isimbo tutoya. Uwo ni umugabo mugenzi wacu rwose, nta kizinga, afite umugore n'abana. Bamureba bagasanga ari mu butayu bukomeye, batubanzu yari utobora amazu ya rubanda. Kubera iki? Yari mu butayu. Mu butayu ntawe uba kwitayeho. Mu butayu habamwo byinshi, ariko ndashimira Imana yuko muri iki gitaramo cyateguwe n'itorero, cyateguwe na Korali RABAGIRANA, nagira ngo mbabwire ko hari abantu Imana ikuye mu butayu ibashyize ahabona. Mu butayu hari abo burangiye bushyizweho iherezo. Yesu ashimwe cyane. Merutse kurota inzozi nziza, nizo nsorejeho. Ninzi babwira murasanga ubutayu bwanjye bwararangiye. Mwitondere inzozi murota. Narose ndi ku Gishushu, abazi Kigali, ku maferuje yo hepfo hareba mu Rugando, ndi kumwe na His Excellency, ndavuga umukuru w'igihugu cyacu cy'u Rwanda, dufatanya agatoki gutya tuganira nk'inshuti. Abantu bose bavuyeyo, imodoka zahagaze, abandi bari kuvuga ngo ninde muntu uri kumwe na His Excellency. Baramuyoberwa. Turiganirira, tuzamuka kuri Teredisi tugana kwa Rando, tugenda n'amaguru tuganira. Abantu bavuye mu mazu hakurya ku karere ka Gasabo, bari hejuru kuri bareko, bari kureba ninde uri kumwe na His Excellency. Baramuyoberwa. Turagenda tuzenguruka rompuwe yo kwa Rando inshuro 3, imodoka zahagaze. Tujya mu nzu. Iyo nzu yari irimo akameza k'ikirahure, harimo intebe 2 zonyine, yanjye niyi. Tureba na gutya tuganira. Hanyuma arambaza ngo haryo ukora iki? Ndamubwira nti ndi umwe mu bavuga butumwa bo muri ADPR Pantekote. Aravuga ngo ngo harimo abo nemera. Niko yavuze. Ndaje ndamubwira ntireganya kubahwa, ntihanze ahangaha abantu baragutinya bakanakubaha. Araseka ngo ngo bantinyira iki? Nubu nanjye nuko nabonekewe n'Uwiteka, mukora mu ruhanga. Ni nuko nabonekewe n'Uwiteka, ni naho ubundi abantu hanze aha baragutinya.
akora mu mufuka w'iburyo, akuramo agapfunyika k'amafaranga y'inote z'umutuku kangana n'iri kofi, arambwira ngo akira amatiki. Nimurakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Turasohoka dufatanya agatoki, turongera tuzenguruka ya rompuwe yo kwa Rando gatatu gafite icyo kavuga. Turamanuka twerekeza mu Giporoso i Remera. Ubanza nari mujyanyi wanjye Kabuga, tuganira. Nakangutse tugeze ku maferuje yo mu Giporoso. Abazi gusobanura inzozi nta mugisha nabonye. Murumva ubutayu bukiriho? Abazi gusobanura inzozi ko yampaye amafaranga gutya mu mufuka, murumva azigera buramo? Abazi kurotora inzozi wagendana na His Excellency hakagira akagukoraho, nta mutekano mwumvamo? No mukanya ndataha ngende gake gake yamvugiriza ngeri wanjye, kuko umutekano wose ndawufite. His Excellency twaragendanye. Murumva umutekano ntawufite? Niba muzi kurotora inzozi, aho nta kwamambara kurimo, aho imodoka zihagarara abagabo babiri bakazenguruka rompuwe gatatu. Yaso wanyitwayeho neza nkazakugeza ibwami, wanyitwayeho neza nkazakugeza ibwami, byibuze nkavuga nti uyu mugabo mwiza twayoboranye amateraniro yabera. Nta kwamamara mwumvamo? Ndashimira Yesu urimo agenda akuraho icyitwa ubutayu, kuko inzozi nziza narose bwakeye nkizibuka zose. Ndotoza umushumba umwe arambwira ati EDOUARD we, ati izo nzozi zirakomeye, ati nigeze kumurota uwo mugabo, ati ariko arambwira ngo sohora ibintu byose bishaje mu nzu yawe hinjiremo ibishya. Ati byose narabisohoye, kugeza ku gitanda, kugeza ku kiyiko, kugeza ku ifurusheti, kugeza ku irido yo mu nzu, byose ndasohora ndajugunya. Ati ibyo ntunze byose ni bishyashya. His Excellency numurota burya simbura Imana mu nzozi. Nicyo bishatse kuvuga. Nagira ngo muntu uri mu butayu, wowe na mitiweli nturayishyura, uri mu butayu. Nagira ngo muntu uri mu butayu, wiswe umurozi kandi utaroga, uri mu butayu. Nagira ngo nkubwire muntu uri mu butayu, warababyaye ariko bakunaniye, uri mu butayu. Nagira ngo nkubwire muntu uri mu butayu, urwaye indwara zidasobanutse, uri mu butayu. Nagira ngo uri mu butayu wese ahaguruke mubwire gukomera kw'Imana. Jejuru nsenge. Ndishakira umuntu uri mu butayu bwa bundi bukomeye, kuko Imana iravuze ngo igiye gutobora isoko mu butayu. Yego yego. Ntabwo nkifata kredi y'ibihumbi 30 mu rwego, ntabwo bakintwara uburiri. Wapi? Uwiteka yagize neza. Amen amen. Reka nsaba umuntu umwe cyangwa babiri bumva bari bagiye gukoma induru ku munwa, cyangwa se niba hari n'uwayivugije ubutayu bwamubereye ubutayu, atera intambwe ahagarara hamusengere. Waba warayikomye, waba warugiye kuyivuza aricyo cyari gisigaye, nagira ngo utambuke ngo usengere uwankuye mu butayu. Nawe agufitiye ijambo ryiza. Uwankuye mu butayu, nawe uyu mugoroba avuganye nawe. Uwankuye mu butayu, uzi kubura icyuha abana wabyaye, burya ni ubutayu bukomeye. Uzi kwitwa ikintu kandi uri umuntu, burya ni ubutayu.
uzi kwitwa gacucu kandi uzi ubwenge na leta yaraguhaye diplome ariko batafite igikoma mu mutwe, burya n'ubutayu. Kandi ayo mazina yose barayakwise, Imana yabimpishuriye, ariko iravuze muri uno mugoroba ngo hari abantu ikuye mu butayu. Mumvugire ngo amen. Iravuze muri uyu mugoroba mu giterane ngo hari amateka ashaje Uwiteka azinze, azinguye amateka mashyashya. Nimunyakire ngo amen. Nimwongere ngo amen. Hari amateka ashaje Uwiteka azinze, niko avuze. Icyampa gahera iwawe, cyampa gahera kuri wowe. Hari amateka ashaje Uwiteka azinze, ndi kureba, azinguye amateka mashyashya. Rabagirana mwe, ntabwo muramamara, ntabwo muramenyekana. Umudiyasipora umwe aravuga ko abazi, mugakoma amashyi. Umwe gusa, ayiwe. Mwitegura urugendo rwambuka igihugu. I swear by God, mwitegura urugendo rwambuka igihugu. Nzabaherekeza mu itimi baherekeje, nzaba ndimo. Data yarambwiye ngo nzaspeakinga. N'ubu ngubu abana bari mu kiruhuko, ubu ndi muri revision. Nta mwana w'iwanjye ushobora kuza kunsaba umukati atavuze mu Cyongereza. Nta ushobora kuza kumbwira ko nta bodaboda afite atavuze mu Cyongereza. Ushonje wese araza akambwira atamuvere hungry. Don't worry my child. You go to buy bread, you go to buy milk, you go to buy meat, everything. Mba ndimo gusubiramo kugira ngo mbimenye neza. Ubundi umuhanga ibyaza arabivuga. Iyo mbivuze n'aba bana baranseka ariko bakankosora kuko babyirirwamo. Ngewe data yapfuye ntarasoza amashuri, ngarukira aho ngaho. Ariko nagira ngo mbabwire ngo data azinze amateka ashaje ku bantu bamwe, azinguye amashyashya. Haleluya. Data hari amateka azinze. Twigeze dusenga, Imana iratubwira ngo mwige kubana n'ibintu. Umunyamasengesho arambaza ati vuze ngo iki duwari? Ntiravuze ngo twige kubana n'ibintu. Atese buriya bishatse kuvuga iki? Ni hanyuma sinzu yawe igira amashanyarazi atoye, ntiga gukanda ku gikuta. Niko kubana n'ibintu. Ni hanyuma sugira toilet yo mu nzu atoye, ntiga kwicara reka gusutama. Higa kwicara, gusutama birarangiye. Uko niko biga kubana n'ibintu. Yego? Ni hanyuma se wigeze usangira n'abayobozi atoye. N'abayobozi dore bafata ifurusheti mu kaboko k'ibumoso, icyuma mu kaboko k'iburyo. Nagiye ku meza yabo, hanyuma ukarya. Ati duwari, ubwo se nayoza imoso ibiryo kwifurusheti simbijugunye ku myenda cyangwa ngo mbimarire hasi?
ntibyo birakureba. Iravuze ngo twige kubana n'ibintu. Murumva itazi ubwenge? Izi ubwenge Imana yacu. Yabonaga ubutayu bugiye kurangira ariko turi abaturesi. Iratubwira ngo twige kubana n'ibintu. Hari amateka rero ashaje Uwiteka azinze ku bantu bamwe bari aha ngaha, azinguye amateka mashyashya. Tugeze i Berisheba, atoboye isoko mu butayu, amazi aradudubije. Gutobora isoko mu butayu bivuga ko nta kintu cyari gihari, ariko Uwiteka aracyarema, ntabwo ararangiza kurema. Atoboye isoko mu butayu. Urusengero rwanyu rugiye kuba rutoya. Rugiye kuba rutoya kandi urabona ni nka stade. Mu nsengero nini dufite muri ADPR n'uru rurimo. Ariko rugiye kuba rutoya kuko abantu barambiwe inkoni za Satani, baje mu rusengero. Mwamvugiye ngo amena, mukakira abantu b'Imana. Mukakira abantu b'Imana. Ikindi, kubera iki giterane imbaraga gifite, ba bandi twita abanyamahanga bagiye kwiyizira mu rusengero kuko amakuru yageze hose. N'ubu hari abaje kubera ko haje umugabo ufite akanwa keza. Sinjye njyenyine rero, n'abandi bafite akanwa keza barahari. Ba bandi twita abanyamahanga mugiye kubona benshi binjira muri iyi nzu. Mwakakiriye abantu b'Imana. Bariya bashumba bazababatiza, babaha ifunguro ryera, babatoza agakiza nyagakiza, bazagere mu ijuru iwacu. Niko Uwiteka avuze. Nagira ngo uyu mwanya nsabe uriya mushumba wambaye agapfukamunwa yigire hafi amfashe gusenga. Burya waje Imana ibizi mushumba, waje Imana ibizi. Kandi nawe nagira ngo nkubwire yuko iherezo ry'ubutayu rirageze. Mwamvugiye ngo amena. Imana izi kibanza n'igiheruka. Umaze igihe kinini mu butayu. Mu butayu umuntu abwambariraho isuti. Ubutayu umuntu abutunga na diplome ariko ikamera nk'ibishyimbo biri mu mutiba. Mu butayu umuntu hariho n'ababa mu butayu kandi bakabaramutsa n'amaboko abiri, ariko bari mu butayu. Mushumba ugiye gusenga, ariko irambwiye ngo icyitwa ubutayu irakirangije. 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 Ninde wababwiye ko umugisha uca mu idini honyine? Imana ifite inzira zisaga 1000. Amen. Aleluya. Ntabwo umugisha w'Imana uca mu itorero gusa. Never. Never. Imana ifite inzira nyinshi zisaga 1000. Ubutayu bushyizeho iherezo. Mbonye ubona urwandiko rwiza. Rusa neza, rusa neza, rusa neza. Ndabibonye pe. Irambwiye ngo itegure kuyobora ibintu n'abantu. Amen, amen. Kuyobora iki? Ibintu n'abantu. Amen, amen. Niko Imana ivuze. Cyokoza hari abakuryaniranye inzara batarapfuye noneho, bandi bakuryanirana inzara batireka tuzarebe,
ariko ijuru rirambwiye ngo n'ubundi abona ibizakoresha batangaza amakuru meza y'ibyabaye. Ntabwo ikoresha abandi, nabo ngabo ikoresha. Mushumba w'Imana, nagira ngo ugire icyo ubwira data. Data, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo, uri Imana nziza, uri umubyeyi, uradukunda, urukundo rutagira akagero, kandi warabyerekanye utanga Yesu Kristo ku bwacu kugira ngo twizeye iryo zina rya Yesu Kristo twe gupfa ahubwo tubeho, twe kurimbuka ahubwo duhabwe ubugingo ndetse bwinshi. Mana warakoze, Mana wagize neza, turagushimiye, turaguhimbaje. Duteraniye hano mu nzu yawe, abagabo n'abagore, turagushimiye mu izina ryera rya Yesu Kristo. Twese uko turaha mbere y'amaso yawe tubikuye ku mutima, turavuze ngo Mana shimwa, Mana himbazwa, Mana shyirwa hejuru. Haleluya, haleluya. Uko ineza yawe itagira akagero, uko urukundo dukunda utagira akagero. Mwami mwiza ukiranuka, twumvise ijambo ryawe, ijambo ryawe rimanukiye mu nzu yawe, imitima y'abantu bawe ikaba iryakiriye. Mwami Imana yacu, kabubahaye ku isoko y'amazi meza idudubiza, ibakura, ibafasha muri ubu butayu barimo gucamo. Urakoze Mana ko nta wundi uriho wo kurangiza ubutayu, ni wowe ufite igisubizo. Wagiriye neza Hagari ubwo yari ari muri buriya butayu, ataza haza gukura igisubizo, ariko Mwami Imana yacu wifukurira iriba, avomamo amazi ayaramiza umwana we, agubwa neza mu butayu. Ufite inzira igihumbi, ufite ubushobozi, ufite ububasha. Aho abana b'abantu baburira, wowe ntuhaburira. Aho abana b'abantu badafite icyo gukora, wowe urakibona. Gira neza uyu mukumbi, abahagijwe n'ubutayu barimo gucamo muri iyi minsi, turabasengeye kuko uri Imana ibasha gufukura iriba, buri muntu wese ukamuhaza amazi meza, akishimira kuba muri wowe, akishimira ko ari umwana wawe, akishimira ko ari umugenzi ujya mu gihugu cyo mu ijuru. Akiri mu isi akabona Imana, kamurengera mu butayu, kamwambutsa imisozi y'ibidashoboka, kamugirira neza, akabona ineza y'Imana, akabona urukundo rw'Imana, akabona uburengezi buva ku Mana, akabona gutabarwa kuva hera. Urakoze Mana kubyumvise, turagushimiye ko umuntu wese Mwami butayaca mu buzi, kandi ko wowe urangiza ubutayu. Turagushimiye, uhabwe icyubahiro, ushyirwe hejuru, ugire neza abantu bawe. Amaraso ya Yesu ababoneze, amaraso ya Yesu abatunganye. Mwami Imana yacu, be kuba abanyenzara mu by'umwuka, ahubwo ubamare inzara y'umwuka, ubamara ubukene bw'umwuka. Mwami Imana yacu, bashira inyota mu buryo bw'umwuka. Ubagire neza mu gitondo, ubagire neza ku mugoroba, ubagire neza mu buzima wabo mu munsi ku wundi. Babeho bashima izina ryawe, babeho babona Imana buri munsi,
mu mibereho yabo. Urakoze, uri mwiza, turagushimiye. Cyubahiro nigikomeze kuba icyawe, mu izina ryera rya Yesu umukiza wacu. Amen. Amen.